Yesu ashimwe mwene data, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana. Muri iki gihe cya none Uwiteka akeneye yuko yatubona dufite kwizera kandi dukijijwe. Iyo umuntu afite kwizera ari mu rugamba, Imana iramurwanirira. Iyo umuntu afite kwizera arwaye, Imana iramukiza. Iyo umuntu afite kwizera, afite icyifuzo, isezerano ni ukuri bigerwaho kuko aba ari mu mbaraga z'Imana. Nawe nakwingingaga ngo reka ubwoba, we gutinya, ahubwo wihagararire gusa. Urabona agakiza Uwiteka ari bukuzanire. Uceceke, Uwiteka ari bugukize. Uwiteka ari bugukize. Gakiza harimo byinshi, harimo umugisha, harimo imbaraga z'Imana. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva cya Mose, ibice 14 umurongo wa 13, ari kuvuga ngo Mose asubiza abana ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. We kwirwanirira, we kwirwanirira, we kwirwanirira, reka Uwiteka kurwanirire. Mose yarahagaze iruhande rw'inyanja, arebye imbere abona nta nzira, arebye inyuma ye abona ingabo n'amagare ya Farawo. Agira ikibazo, aravuga ati, Uwiteka, noneho turi bubigenze gute? Ariko kuko yavuganaga n'Imana, arahagarara, aratuza, aravuga ati, Imana, nturije imbere yawe, ndacecetse numva icyo umbwira. Ategereza ijwi ry'Imana atuje, atunganye, ari kwera, adafite ikizinga, adafite ubwoba, adafite n'icyamutandukanya n'Imana. Ubwo Abisirayeli bari gucumura, bari guca imanza, bari kuvuga ngo mbese tugiye gupfira kuri iyi nyanja iruhande rwayo, ati Farawo n'ingabo ze zose n'amagare ye ari butumarira aha. Niho Uwiteka yari ari gushakisha igisubizo cy'inzira y'ahantu baranyura. Imana ibona ko inzira basigaje ari uguca mu mazi. Nawe Imana ifite inzira yaguteganyirije, iyo uzanyuramo ukabona igisubizo cyo wasengeye. Nawe ufite inzira Imana yaguteganyirije iyo gutabarwa k'ubuzima bwawe. Ihangane rero, wewe ukizwe, wizere Imana, ibindi byose Imana izabyikorera. Mose ari kujya gusubiza abantu, akababwira ati, mwere gutinya, mwihagararire gusa. Nuko yari ari kumva ijwi ry'Imana riri kuvugana nawe. Nawe rero Imana ikiguhereza ijwi, urigendereho, ntugende nk'uwiyoboye, ahubwo umwuka w'Imana akuyobore, kuko umuntu uyoboye n'umwuka w'Imana ntakora amakosa. Noneho yarababwiye ngo mwewe mugiye kubona agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Babonye gukiranuka kw'Imana, babonye uburyo Imana ibakijije ikabanyuza mu nyanja, baremera, baca bugufi, bahimbaza Imana. Miriam atera ikorasi, aravuga ngo ati, Uwiteka we, muti ndaririmbira Uwiteka wanesheje bitanga.